ndavugana n'umugabo ufite idene rya banki. Idene rya banki rirakurindagije, rirakubabaje. Idene rya banki ryarakunaniye. Uyu munsi ejo mu gitondo bagiye guteza inzu yawe cyamunara yewe mugabo, ariko uyu munsi uri kwibaza uko byagenda. Uyu munsi uri kwibaza aho gutabarwa kwawe kwaturuka. Uyu munsi wa none ariko data aragira ngo avugane nawe. Oya, ntago bagitesha inzu yawe, ahubwo abari gushaka guteza inzu yawe cyamunara, Imana data ibateje ikibazo cyane kugira ngo batuze bakuveho, kugira ngo bamenye kuri ari Imana usenga Kristo. Ndavugana na John uri mu gihugu cyo muri Amerika. Yageze mu gihugu cyo muri Amerika, yagiye gushaka akazi karabuze, ubuzima bwamubereye ubuzima, ariko uyu munsi data ari kumubwira ngo komera ushikame, ari kumwe nawe. Aho kurara hakubereye ikibazo, ugiye kuba mayibobo, ariko data ari kukubwira ngo komera shikama, ari kumwe nawe. Data arambwira ngo nkubwire ngo komera kandi ushikame. Uwo ni umutontomo gusa wa Satani, kandi nkubwire ngo uwo ni umuhindo gusa, ariko ntacyo azagutwara. Evariste wowe uri mu gihugu cyo mu Burayi, vugane n'umukobwa witwa Aline. Wowe waba uri kurira indege ugiye hanze, waba ugiye mu gihugu cyo hanze kurangura, waba ugiye mu gihugu Dubai, ariko data ari kukubwira ngo guki wataye Imana ukayibagirwa. Uwiteka ko ari kumwe nawe, Uwiteka ko agendanye nawe, Uwiteka ko yakugiriye neza, ukaba waramutoye umugongo. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, kubona visa biguca ngo mujyane i Burundi. Nagusezeranya umuntu kumutuzi Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, no kubona visa biguca ngo mujyane i Burundi. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Usezeranya urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Katasuza abakunzi ba Concordia TV show aho mereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, turabasuhuje. Imana amahoro nibaho umugisha. Gashimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira, tukaba umuryango munini. Nawe ubonye ikiganiro ubwo bwa mbere, turagusabye ngo uyikande, nubundi nawe dushyigikire, ntacyo bitwaye. Nkuko twabasezeranyije ko tutazajya tubicisha irungu, uyu munsi twabazaniye umutumirwa. Ntabwo yebwe bwa mbere twaganira, biryoha bisubiwemo. Ubushize twaramusuye, numva afite ubuhamya buteye ubwoba, numva Imana yamukoresheje ibitangaza. Ni umuhanuzi, afite impano zitandukanye z'ivugabutumwa, zo gusengera abarwayi. Njye cyantangaje cyane nuko Imana yamutumye gusengera abarwayi muri CH, abarwayi 30, akabasengera akavayo 15 bahise bakira, nyuma bakamuhamagara yuko n'abandi 6 bamaze gutaha, ubwo bamaze kuba 21. Uyu munsi ubwo yaza kutubwira niba n'abo bandi 9 basigaye barakize. Niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo tuze kuganira. Reka tumusabe yongere atwibwira ko aruba tarakwicanye ikiganiro cy'ubushize, atwibwira narangiza dusengere tuze kuganira twiragije Imana. Ni karibu. Yego, murakoze cyane kumpereza akanya. Nitwa Nyamane Leoncia, ariko izina bakunze kumpamagara cyane ni Fiete. Ago ntago ari kuranga muntu. Nyamane Leoncia nigo nkoresha ku maranga muntu yanjye. Fiete nijye bakunze kumpamagara. Yego. Okay. Reka dusenge. Kadushima Imana ko ikomeje kubana natwe mu kiganiro, kandi ikomeje kutubyutsaho tutarabo kubyukaho. Turagushimye cyane data, turakunezererewe, turaguhimbaje cyane. Uri Imana, uravuga bikabategeka bigakomera. Ayiwe Kristo nyiribihe, waremye ijuru n'isi, maze nanjye urandema. Reka nongere ngo himbaza kuko urabikwiye.
reka mpagarika imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka Nyiringabo mpiga ibimpiga mu izina ryawe ryera rifite imbaraga. Ngwino urindure urandurane n'imizi yabyo Uwiteka Nyiringabo. Ibyo byose biduhiga bivunagure bitwike kongora mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isiraheli, reka nkomeze nsengera abadukurikiranye, bahereze kumvira ijambo, bahereze kubana nabo, bahereze kunyurwa n'ibyo tuvuga. Ayo majwi y'abadayimoni data bongorera akababwira ko bitashoboka ari ukubeshya. Ibyo byose turabirinduye mu izina rya Yesu, turatweka tugakongora katika jina la Yesu Kristo. Reka nuze ariko nutuze komeza kubana natwe nanone n'iteka ryose mwami n'ibihe bidashira. Amen. Fie amakuru Ni meza cyane. umeze ute? Meze neza. Fie umaze kumenya kuvuga igikiga? Ngo rwose maze Ruvize uvangwa ngo mazina ngo niko ganditse ku ndangamuntu ni ku muntu uvuka i Rusizi. Mazije kubimenya, maje kumenyera inahangaha kuko hamaze imyaka irenge 3. Umaze imyaka 3. Uba amashi umaze kuyibagirwa? Nta wakibagirwa ururimi rw'iwabo, ntibishoboka. Noneho ugiye gusuhuza abantu mu mashi kugira ngo abantu biwanyu ku nkombo bazakwikira iki kiganiro cyangwa se abari kwijwi bumva amashi. Kwijwi nawe urahazi? Oya mpazi gutya nka geography urumva ariko ntabwo ndahakandagira kugira ngo nabo bazumve baziyumve mu basuhuza. Okay, nyenjofiye nyina w'abana basharu mukazi wacu wagerero mu kigeragezo gikomere nyoyu akondi nabala musomo izino lya Yesu mwalegerere abandi banyumva abantegera amarwiri inchibisimire bwene niko muri mwankulikirana. Ndi nakubwira ko ekibazo wahurire naco arali ngomba mpo ojikemuze olulimi lwawe lonyine ahuba rola n'amasengesho gasi kwibira usenge Mungu ebintu byoshe Mungu yeba bigalire. Numvisemo ikibazo wahura nacyo ngo wifashisha amasengesho. Ekibazo ohurire naco Mungu okibazo ohurire naco muntu obwire Mungu akugwase muco omenya akajikemuza olulimi lwawe konyine omenya akajikemuza entambala zawe ahubwe hamagala Mungu wenyanya akugwasa mwebe byoshi Mungu agalire byoshi Mungu yegala byoshi Mungu aguha amahoro aguhebisi ebishimo byoshi okubulyo nayakiremwe inkombo ndi nabunga. Anduka ngiuza ko namenye ni enyanya nabona mvana yakire nkombo ndi nabunga obundu mu gihugu hofi o Rwanda ne Buganda ku mupaka humba ntulire intazurula akoncumbikire akondi nacizera ko Mungu byoshabigalire wala yambwirira mpundaco ne cugumera galire sibyo se nasimiye. Maze kuvuga ngo ni namajije kumenya ko Imana ishobora byose kuko yabimbwiye ko ishobora byose. Niba ntarabona inzi nahangaha nzi neza ko ejo mu gitondo nzayigira kubera Imana kuko nibitanga byose nibigena. Gusa icyo ntashaka n'ugushaka n'ukongera gutura aho navuye. Buriya ngo yurosi n'inzozi uri gusubira mu cyaro ngo bagari umwaka gukomeye reka nta Imana ibimfashemo. Twibutse ko Fiete atuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera niho twamusuye ubushize ariko uyu munsi nawe yaje turi kuganira hano mu karere ka Musanze. Yego urisanga rwose muri Musanze. Murakoze cyane kumpereza ikaze na karibu. Imana ishimwe cyane natwe turabishimiye kuba twabasanze twasanze muri kimwe nkatwe mumeze kimwe nkatwe muri abantu beza murakundana. Imana ishimwe cyane murakoze. Guhamagara ngako nshaka twonga gukwana ikindi kiganiro bambwiye ngo uzabanza ngo ujye ku musozi ujye gusenga sinzi rero aho wabyukiye cyangwa buriya rero reka nkubwire njewe mu bintu byose bibaho mu buzima bwanjye nta kintu kimbagaho ntabanje kugisaba Imana ikinyemerere cyangwa icyange
ariko Imana ishimwe yambwiye ko uyu munsi irikorera ibitangaza. Haleluya. Umva uyu munsi Imana yambwiye buriya ejo bundi warampamagaye. Yego. Avuga ati buriya kujya kuri YouTube kujya kuba abantu bose bari kukureba ukagenda urababesha ntari byiza. Icyambere ubanza ukabifatira umwanya ukabasengera ukavuga ati Imana niyitanga ijambo. Yego. Imana ikaguha ijambo ryo kuvuga. Imana igakoza ikara ku muntu. Imana ukabwira abantu bayo ijambo bashaka banakeneye. Cyane ko Imana yadushiriyeho kuzatabara abantu bagiye kugwa mu moshyo. Tukababwira ati mugomba guca ahangaha, mugomba kunyura ahangaha bakabyumva. Ariko pe ndabona amavuta y'Uwiteka kuriho. Umva mu gitondo saa 10 nabyukiye ku musozi mbanza kujya gusenga kugira Imana iza kungirira neza. Uri kumva rero ntabwo napfa kuza ahangaha nta mavuta gandimo. Ubu ndi kumva nayujuje. Wagiye Rusagara wagiye nagiye muri Rusagara. Kuko nyine uri kumva ko biba bitunguranye kujya mu yindi misozi igana hirya. Ubwo musozi ndaguturiye. Niho nabanje kwiterera nta naho Imana itabagereka. Yego. Imana ntaho itabaga. Niyo mvuga ngo ngiye gusengera ariko numvishijwe mu gitondo arimbye ati haguruka ujye ku musozi. Yego. Mpita mpaguruka njya ku musozi kugira ngo Imana ije kuza kwivugira ubwayo. Ntabwo Imana yakubwiye yo watangariza abakunzi ba Konko The TV show cyane. Uyu munsi ni mva abankurikiranye mube mufite amatsiko menshi kuko mva Imana yambwiye ibintu byinshi ndababwira. Nanjye uko bigiye kugenda ubushize twaraganiye cyane bitewe n'uko ubuhamya bwawe bwari burebure tuvuga ngo tukumenye. Nitwashyiraho umwanya w'ijambo ry'Imana ngo nahanure ngo nagira uti. Uyu munsi rero ahubwo ko nkora udareka nkubwire. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo. Yego. Abagusuzuguye bagiye kugupfukamira. Amen. Abagusuzuguye n'abakwasa agaciro ngo ugiye kugasubizwa. Haleluya. Mu izina rya Yesu nutabifata neza birakureka. Ubwo ndarangije. Imana irambwiye ati ngo nkubwire ngo abakwatsa agaciro abagusuzuguye bakakwita insuzuguro bakakwita ko ntacyo uzimare bakakwita ko ntacyo umaze bagiye kugupfukamira cyane. Haleluya. Haleluya Kristo. Umbabarire igenda kiragera. Umva ngiye kwaza ikibazo kimwe ubundi nguha umwanya pe nk'iminota 20. Yego. Uvuga ijambo ry'Imana uvuge wibaka iki ku mutima ibirazu hanure ni karibu. Ngo rwose. Ubushize njyari ikintu wambwiye pe na kino kize kuri titre. Ukuntu Imana yagutumye muri CH kugasengera abantu 30 ukava 15 bamaze gukira. Bakaguhamagara yuko nabandi 6 nyuma bakize. Nyuma yaho ubu bimeze bite? Konkorude. Ndakubwiza ukuri ngo buriya iyi Imana idutumye kira. Iyi Imana idutumye nta mishinyika ibirimo. Ntugira ngo ntabwo wayibona iri kugenda guca ngo iri kugenda n'amakote hoya nta wayibona ahubwo yibonera mu mukozi wayo yinjiriyemo ikayivugiramo maze igasohora ibyo ishaka gusohora. Hari abantu benshi batubona ko hano ku ma YouTube bakibwira ngo ninda tuba tuzanye hano ku ma YouTube kugira ngo tuboneho ibyo kurya hangaha ku ma YouTube. Tuba dutumwe n'Imana. Imana ikadukoresha ikaza ukabona twebwe twicaye hano ntumenye ko ari Imana ihicaye kandi ari Imana datishowe. Imana yarakubwiye ngo isa n'umuntu urabihakana. Ngo koko rute genda byemera. Imana arindiriye ukunda kunezeza cyane. Ngo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana ongera bumbwire ngo urasa n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana ongera ubimubwire ngo urasa n'Imana. Amen. Amen. Uri iyo ndirimbo njewe iyo nagiye mu mwuka nkayiririmba ndayibyina nk'igisirimba umva iyo ndirimbo iranezeza cyane. Yego nduga ngo umbwira amakuru muri CH. Iyo umva ayo makuru rero reka nkubwire ku makuru. Niyo narindi gushaka kuvuga. Ayo makuru ejo bundi numvisha umuntu amamagara ngo Fie Imana yagukoresheje iragahoraho. Yego. Arambwira turi mu mwuka w'Imana kandi uyobowe n'Imana. Amavuta umva akuriho kabisa. Yego. Tiburiya mu bantu bangahe bari basigaye se hatasha abandi 6.
mu bantu 10 na bangahe basigaye n'umwe 10 n'abantu 9 n'abantu 9 bambwiye ngo kuko ukiriyo hahise hakira 15 baratashe baguhamagara nyuma ubwo wasigara 9 ab'ikenda bo bimeze bite ab'ikenda ndakubwiza ukuri ngo ubu uyu munsi mva hasigayemo abantu babiri nabo ukomeje kubasengera hasigayemo abantu babiri ndi kumva gusenga ahubwo bikiri mva nugukomeza tugasenga cyane kuko Satana dutegeye henshi cyane uko bari gusohoka niko nabandi bari kwinjira ariko data yarambwiye ati komeza usenge kuko imirimo ndi gukora biratangaje nukuri pe bari gutaha hasigayemo abantu babiri ndagira ngo mbwira abantu bankurikiranye niba zumva bahuye n'ikibazo runaka ntibazantinye ndi umuntu uciye bugufi ndi umuntu wubaha Imana kandi nkubaha n'abantu ngakunda abantu uko uzaba umeze kose gutangariza amakuru uko uzaba umeze kose uko uzaba ukomeye kose nzamva Imana nimbwira ati vuga ndakubwiye ngo vuga nzakubwira nkurangirize ntabwo nzaguhisha nzakubwira ikigiye kukubaho nzakubwira uko uzitwara nzakugira inama y'ikibazo uhuye nacyo ukuntu bimeze tuzatinye kumpamagara nsenga Imana yo mwijuru kuko iranyumva pe iranyumva cyane papa aranyumva nta wundi mva mu buzima busanzwe iyo nahuraga n'ikibazo nahamagaraga Imana igahita inyumva na n'uyu munsi ikimara kumpa amavuta ikimara kumbwira tugiye kuvugira ku ma YouTube ugiye kuvuga ku mateleviziyo gatandukanye yego none umva yasutaha amavuta ugari no kumeneka Mana ishimwe Fie tugiye guhita tujya mu ijambo ry'Imana kugira ngo uze kwisanzura ubushize pe ntabwo twashyizeho umwanya w'ijambo ry'Imana kuko ubuhamya bwari ari burebure munsi navuze ntituvuge make ubundi uvuge ijambo ry'Imana ubuhanuzi nibuza ikakwemera ko ubuvuge ni karibu pe murakoze cyane ijambo ry'Imana rishimisha cyane ariko buriya rero hari indirimbo nari kubanza kuririmba nubwo ari y'umuhanzi witwa Knowless umwanya n'uwawe hari abantu batazi neza ijambo hari abantu bumva indirimbo z'abahanzi b'isi bakagira ngo bo nta bazihimbye hari izo bahimba bari kumwe n'Imana hari izo bahimba ariko nabo bahanzi ntibabimenye ko bari kumwe n'Imana hari indirimbo ukunda kuvuga ngo ya Knowless iyo ndirimbo ni ya kera cyane nkunda bikandenga bikanuma nibaza utubazo twinshi waruri he kera hose waruri hehe iyo ntaza kubona umukara simba naramenye kumwirubaho iyo ntaza kwiyobagurika simba narahuye n'umuyobozi kubana nawe byanzaniye gukundwa kubana nawe byanzaniye kubaho Imana nagize nuko namenye ko nayobye nkagarukira igihe iyo ndirimbo yego reka manze nyisobanure iyo ndirimbo irashimisha cyane hari ahantu nageze ndangwa hari ahantu nageze ubuzima bw'ubuzima yego ariko mbonye umuntu muzima umuntu Imana yaremye uki se yakwanga ariko uwo muntu yakwanze hari undi ugukunda mu buzima bwawe ukibaza nti uyu muntu yarari hehe kera hose hari igihe Imana iza mu buzima bwawe nicyo nshatse kuvuga hari igihe Imana iza mu buzima bwawe ukibaza atese kuva kera mpura n'ibibazo kuva kera mpura n'ibigeragezo kuva kera mpura na za karande ese Mana wabaga hehe guki waruri iyo utaza kuyobagura iyo utaza kubona umuka ntabwo uba waramenye ko Imana iriho reka nkubwire aho hantu nawe mpagusobanurira iyo utaza guca mu buribwe iyo utaza guca mu bintu bikunanije iyo utaza guca mu mibereho mibi iyo utaza kunyura mu bintu bikugoye ntuba waramenye ko Imana iriho
ntuba waramenya ko ugomba guca mu mucyo, ntuba warabonye umweru mvuga ni umucyo, ntabwo uba warawubonye. Ariko Imana irakubwira ati narayobaguritse, menya ko nayobaguritse. Nawe mu gihe ugezemo aho hantu uri kuyobagurika, menya ko Imana iri kumwe nawe. Uwo muyobozi wahuye nawe, uwo muyobozi vuga ni Yesu wahuye nawe, ariko ntiwabimenye ko ari umuyobozi. Ni umuyobozi wakuyoboye, ni umuyobozi wakumenye, ni umuyobozi wakumenyeye gahunda zose, ni umuyobozi wakubereye amaso, ni umuyobozi wakurwaniriye mu bintu byose unyuramo, ariko ntiwigeze ubimenya. Uwo ni umuyobozi ukomeye. Hagiye mwumva indirimbo z'abahanzi bakavuga ati ariko bariya buriya ntibasaza, ntibari kuririmba iby'urukundo. Iyi ni iby'urukundo, ariko hari abagambo bashira mu kumva rwose ni Imana. Njewe mu mibereho yanjye numvisha ari Imana ari kuvuga. Wako nabaga mu byo gusenga numvisha ari Imana, konkorode numvisha ari Imana. Yego. Kuko umuntu ntiyifatane ngo iyo ntaza kubona umukara, iyo utaza kuba uri mu mwijima, nuba waramenya ko umuco gubaho. Yego. Iyo utaza guhura n'ikigeragezo, nuba waramenya ko gutabarwa kubaho. Iyo utaza kuba mu kigeragezo, nuba waramenya ko umweru gubaho. Iyo utaza guca mu mwijima, nuba waramenya ko haleluya haleluya haleluya. Sema amen. Amen. Nyemerera unkurikira amasaha kuko uyu munsi ni itariki. Uyu munsi yitariki ya none ngomba ngufungure umutima wawe. Icyo ngusabye ni ukunkurikirana uyu munsi wa none. Icyo ngusabye ni ukunkurikirana. Ndagira ngo nkubwira ngo wowe unkurikiranye amasaha, wowe unkurikiranye uyu munota, iyo utaza guhura n'umuyobozi uba wararohamye sha. Iyo utaza guhura n'umuyobozi uba waraguye mu modoka ukagwa mu mpanuka. Ariko dore umuyobozi yakumanukiye, ariko dore umuyobozi yabanye nawe mu kigeragezo, maze arakuyobora, akubera umuyobozi. Iyo utaza guhura n'umuyobozi, iyo utaza guhura n'umukara, nuba waramenye ko hari umuco gukuri imbere. Reka menya ko uwo muco ari bwo gugushaka, menya ko umva data, uwo muyobozi ni Yesu. Amen, haleluya. Amen. Imana nishimwe cyane. Amavuta gatangiye kumanuka. Yesu we Kristo. Amavuta. Wiyurukira uyu munsi wivugire. Uyu munsi ni wiyurukira wivugira kuko uri Imana ishoboye byose. Uri Imana ivuga ikabategeka bigakomera. Uyu munsi wa none sinaje gukinira kuri YouTube. Uyu munsi wa none sinaje kubona inshuti kuri YouTube. Ahubwo nje kugira umva ndakubwira uyu munsi wa none niba unkunda, banza unkundira Imana yandemye. Ubanza uhereza agaciro Imana yanjye. Ubanza uhereza agaciro Imana yanjye yandemye. Maze ukurikirana amakuru y'Imana neza kugira ngo ugende mu mwanya w'Uwiteka neza. Ndavugana nawe aya magambo wowe unkurikiranye. Wowe wa mukobwa we wabuze urubyaro, wa mudamu we, wowe wa mukobwa we uri kwirirwa wiheba ngo nta rushako, nta wagukunda ufite, ariko data yaragukunze ntiwabimenye. Ndakubwiza ukuri ngo data yaragukunze. Iyo naza kubona umukara simba naramenye ko, iyo naza kubona umukara simba naramenye ko umweru baho. Iyo ntaza gukundwa nawe simba narakunzwe ko, ariko data arakubwira ngo yakunzwe nawe. Yaragukunze ukiri mu nda ya mama wawe, yaragukunze aragusigasira, arakurinda ukiri urusoro. Mbere yuko ubaho yarazi neza ko azakurema, mbere yuko ujya kuremwa yarazi neza ko uzabaho iyi minsi yose ukabukira. Amina Rabbi Jesu tucerevene. Uyu munsi wa none reka mvugane nawe iri jambo. Imana data yo mu ijuru yumve neza ko yakuzaniye umuyobozi kugira ngo azakuyobore. Uwo muyobozi ni uwo Mwuka Wera. Umuyobozi Imana ikubwiye ni Yesu Kristo. Uwo muyobozi ni wa wundi uca mu bigeragezo ntatinya ntasubireyo. Uwo muyobozi ni wa wundi ugucisha mu rukundo ugakomera. Uwo muyobozi nuhura n'umugabo ugukunda ukamukunda ariko utabona biri kugenda neza, uzamenya ko ari data ushaka kugira ngo ukomere muri urwo rukundo, umenye gukunda icyari cyo, umenye n'umuntu urukundo icyari cyo. Nukugira ngo iryo shuri ryigure iminuze,
menya ko Yesu ari kumwe nawe muri urwo ruhande. Amen, haleluya. Kristo data nashimwe. Uyu munsi wa none ndavugana nawe iri jambo. Tugiye kwiga ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu. Babarira unsomera aya magambo kuko uyu munsi unyitegereze, uyu munsi unyiteho, uyu munsi nashakaga kuvuga ngo ntunyiteho ahubwo wite ku cyo mvuga, wite ku Mana iri kumvugiramo. Ariko njewe wintega amatwi cyane cyangwa windeba, wireba uko nambaye, wireba imiterere, wireba uko nimereye. Oya ntacyo maze hano kuri iyi si, ariko ndakubwira ngo uyu munsi wa none hari umumaro mfite, kuko naje kugira ngo nkuburire, nkubwire iby'uru rugendo, nkubwire iby'iyi minsi, kugira ngo ugendane n'Imana neza, kugira ngo ugendane na Yesu neza. Amen, haleluya. Amen. Mana yacu nishimye cyane. Mbazwe ko dusome mu izina rya Yesu. Yego kanze mbanze mparebe. Kanze hagere. Yeremiya igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere. Yeremiya igice cya mbere muvandimwe guhera ku murongo wa mbere. Yego. Umutwe w'amagambo avuga ngo Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Yego. Amagambo ya Yeremiya mwene Hilukiya wo mu batambyi bahoze muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini, yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda mu mwaka wa 13 wo ku ngoma ye. Ryaje kandi no ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yoziya umwami w'Ubuyuda. Amen. Igihe abi Yerusalemu bajyanwe ari imbohe mu kwezi kwa 5, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe, kandi kugira ngo nkurokore niko Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Amen. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Mvugira Imana wowe uri kunyumva ati haleluya, haleluya. Nibibe gutyo, nukuri ndakubwira ngo nibibe gutyo, kuko Imana ibyifuza, kuko Imana igushaka mu mwanya wayo. Uyu munsi data arakubwira ngo nyemerera data gutume, nyemerera wigira ubwoba, wa muhanuzi we wigira ubwoba, wa mukobwa we, wa musore we wigira ubwoba. Tinyuka maze ubwira abagenzi uko wiyumva n'ubyo Uwiteka yakubwiye. Uyu munsi ni itariki ya none, ndakubwiza ukuri ngo uwera wa Isiraheli yatabaye Abisiraheli bambutse inyanja itukura, atari uko bari beza, atari uko bari babi, ahubwo yageraga ngo irinde ubwoko bwayo, ibakureho igisuzuguriro. Amen, haleluya. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndakubwiza ukuri uyu munsi wa none nta soni ndakugirira, nta n'ikimwaro ndagira kukubwira. Wowe waba wubatse inzu ya etaje, ariko uyu munsi nturyama ngo usinzire, ahubwo urara kumara ibirobi zitutereveni. Ndakubwiza uyu munsi wa none wumva ijambo ryanjye, uyu munsi wa none wumva ukuboko kw'Imana kukuriho, garukira aho ngaho wari ugeze. Amen. Ariko papa ndagushimye Mana nyiribihe, ndakunezererewe data. Ayiwe Yesu wera nyiribihe, reka nkubwire ijambo data ntumye. Uyu munsi wa none waba uri kubaka inzu ya etaje ariko itavuye mu mugisha w'Imana. Uyu munsi wa none waba uri kugendera mu modoka ariko iyo modoka
rabizo zituterevenia. Shimwa Mana kandi himbazwa. Himbazwa izina ryawe nirihabwa icyubahiro mukunzi mwiza. Urera urakiranuka nyiribihe. Impande zose urahari. Ariko data arakubwira ngo garukiraho ngaho, kuko uwo murimo nagaru Imana yagutoranyirije yewe muntu. Yewe mugabo nawe wubaka inzu ya etaje ikabiri kuva ku marimbi. Uyu munsi Imana irakubwira ngo garukiraho ngaho, kurikira gahunda y'Imana, uve mu by'isi kuko Imana iragushaka. Ndakubwira uyu munsi wa none kuko ari Imana yantoranyije. Ndakubwira uyu munsi wa none kuko sinatuza ntakubwiye. Aho gutuza ntakubwiye nakipfira nshuti yanjye. Ariko Imana iragushaka mu buzima bwayo. Imana iragushaka mu kuboko kwayo. Imana iragushaka ku ruhande rwayo. Garukiraho. Wa mukobwa wowe ufite simati wakuye mu busambanyi, wowe wambara imyenda myiza ihenze ukuye mu busambanyi, uyu munsi Imana iri kukubwira ngo garukiraho. Nta nyungu y'ibyaha usibye kurimbuka nshuti yanjye. Imana iri kuvugana nawe uyu munsi, garukiraho ngaho kuko Imana iri kukuburira. Uyu munsi si imikino, uyu munsi si ukuvugagura gusa mpfa guhuragura, ahubwo ni data waremye ijuru n'isi iri kukuburira. Ni data wayiremye niwe ukukuburira. Niwe uri kukuburira uyu munsi wa none. Uyu munsi waba uri kurira indege ugiye muri Amerika cyangwa ugiye mu Buhinde, wa mukobwa ugiye gusambana. Ariko uyu munsi wa none ushobora kugenda ugahura n'impanuka, ushobora kugenda ugahura n'ikibazo runaka bakagukata ijosi, uwo waryamane nawe ntakunezeze. Uyu munsi wa none ngo garukiraho, data aragushaka. Wera nyiribihe aragukeneye. Uyu munsi wa none aragukeneye. Ndagira ngo wumve iryo jambo. Ndakubwiza ukuri ngo uyu munsi nta gutinya mfite usibye uwo ntinya gusa n'Uwiteka Imana yandemye. Rabizo zituterevenia. Umva nkubwire nawe wa murozi we. Urindagije abantu, urindagije abaturage, urindagije abakobwa bari kubyuruka, ubazirikiye mu mabuye, urabahambye bari bazima. Ariko uyu munsi data arakubwira ngo uyu munsi ni itariki ya nyuma yo kuroga. Ubwo burozi hari umunsi uzabura ubuhereza, ubwo burozi hari umunsi uzabura uwo kubuhereza. Data arakubwira ngo umva yewe wa musore we, uyu munsi wa none uri kujya Kongo ukajya kugura imiti yo kugukunda, ukajya hehe Tanzania ujya gushaka amarozi gatandukanye. Ariko uyu munsi data arakubwira ngo garukiraho. Nta gutinya mfite usibye gutinya data wandemye n'uwaremye ijuru n'isi. Uyu munsi wa none Imana nishimwe kandi nihimbazwe. Ariko muhumure data ari kumwe namwe, ni muhumure Uwiteka ari kumwe namwe, kuko data ari kubaburira ngo mugerukire aho ngaho. Ni ubashaka, ni ubahamagaye, si umwana w'umuntu. Ntago ari umwana w'umuntu wababwiye ngo azabagirira neza ngo atere kubikora. Ntago ari umwana w'umuntu wababwiye ngo azabana namwe mu byo muzacamo ngo atere kujana namwe. Data aravuga ariko ntayivuguruza. Data aravuga Mana agashiraho n'igikumwe. Uwiteka aravuga kandi akavuga kabiri, akavuga gatatu. Uyu munsi ari kukubwira ngo garukiraho. Yewe wa murozi wowe waroze benshi cyane. Wowe utuma abantu bagacuruza, wowe ukababura amafaranga ukayajana ku marimbi, ukayajana ikuzimu. Ariko uyu munsi none tigarukiraho. Yesu atagutabaye nta wundi wagutabara. Wabonye kubivamo nta kindi wakora. Ariko disi hari iyindi mirimo data yaguteguriye. Humura data ari kuza kubana nawe, ari kuza kubigufashamo. Igihe bavugiye ngo isi igeze ku marembera, isi biri guhinduka, ntabyo muri kurebesha amaso yayo, ahubwo muri kugendera mu kigare, muri kugendera mu muyaga. Nijoro ntimuryama ngo musinzire, muri kugenda mu butayu ariko ntimumenye ko ari ubutayu. Ariko uyu munsi wa none data arababurira ngo Yesu wera aje kubatabara ngo muve muri ubwo butayu. Uwiteka aje kubarengera, Uwiteka aje kubabera amaso. Rabizo zituterevenia. Ndavugana namwe aya magambo ngo mugarukiraho. Muvande uyu munsi wa none
ndavugisha ukuri uyu munsi wa none isoni nagiraga hano kuri YouTube ntazo ndagira. Uyu munsi wa none ngombe mbabwire ndakubwiza ukuri, wewe wa mucuruzi wewe uracuruza ntibigende, ariko mva ntabwo uramenya amakuru mfite nuko hari umurozi ukugendaho, hari umurozi gutega imitego ariko Imana ikayigusimbutsa, hari imirozi, hari abarozi benshi bari kukugendaho kugira ngo ntucuruze ntugire icyo ugeraho, ariko uyu munsi Imana data iri kukuburira ngo garukiraho. Senga Imana, pfuka musenge cyane, maze usenge cyane usizeho umutima, senga nakwizera data akora ibitangaza. Umva wa mucuruzi wowe uri umukiranutsi ariko ubucuruzi buragucumuza, uracuruza nturonke, ariko ndakubwira ngo uyu munsi none ngubwisha ukuri n'ukuri, senga pfukama, fata ibihe by'amasengesho kuko warinjiriwe. Ndakubwiza ukuri ngo fata ibihe by'amasengesho kuko dataje kugutabara, dataje kukurengera. Uwiteka nyiribihe, iyo nyatsi bagusize mu biganza uyu munsi wa none nive mu biganza, turayitokesheje mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu gihugu cy'abera, waba uri gucuruza nturonke, waba uri gucuruza ntubona abakiriya, ayiwewe Imana ishimwe ihimbazwe cyane. Ndavugana n'umugabo ufite idene rya banki. Idene rya banki rirakurindagije, rirakubabaje. Idene rya banki ryarakunaniye. Uyu munsi ejo mu gitondo bagiye guteza inzu yawe cyamunara yewe mugabo, ariko uyu munsi uri kwibaza uko byagenda, uyu munsi uri kwibaza aho gutabarwa kwawe kwaturuka uyu munsi wa none, ariko data aragira ngo avugane nawe. Oya, ntago bagitesha inzu yawe, ahubwo abari gushaka guteza inzu yawe cyamunara, Imana data ibateje ikibazo cyane kugira ngo batuze bakuveho, kugira ngo bamenye kuri ari Imana usenga, kugira ngo bamenye kuri Imana ari Imana wahamagaye. Imana yakumva, iyo Mana yaguhaye iyo nzu yawe ntago ibyemeye kwigenda. Amen, haleluya. Imana yaguhaye inzu ntago ibyemeye kwigenda. Vugane n'umubyeyi ufite umurwayi mu bitaro, vugane n'uwafashe umwana akamujana mu bitaro akaba yaribashije aho gutabarwa kwiwe kwaturuka. Ndagira ngo mumenyeshe ko gusenga hari gutabarwa nta handi. Niba usenga utizeye Imana uyu munsi wa none, senga uzi neza ko Imana ishoboye byose. Uyu munsi wa none senga uzi neza ko Imana ikura ku cyavu kicizanya n'ibikomangoma. Uyu munsi wa none senga uzi neza ko Imana data ishobora umva buri kimwe cyose yagishobora. Aka kanya n'isi twicayeho isagonda imwe yabihirimye, ariko Imana iri kukubwira ngo senga wizeye, umwana wawe arakirave mu bitaro. Amena. Waba ufite umwana urwaye, umwana w'impyisi, urwaye indwara y'impyisi, ariko uyu munsi wa none iyo mpyisi iri muri munda bamuroza umushwima, uyu munsi wa none ukwibaza aho gutabarwa kwaturuka, ariko uyu munsi wa none Imana iri kukubwira ngo, Imana iri kukuburira ngo robesha tuterefeni. Uyu munsi wa none Imana iri kukubwira ngo tuza, maze ushikamire kumwe nawe, maze tuza senga amasengesho y'iminsi 2. Wa mukiranutsi we, guki wihebye, guki wiganyiriye, ese wibagiye ko Imana ishoboye byose, ese wibagiye ko Imana ari igitangaza. Data arambwiye ngo senga usizeho umwete, kuko niyo kugutabara, ntago ari ije kutabara, ahubwo ni Imana ije gutabara. Ntago ngo bayibwira ngo genda utabare, ahubwo ibirebesha amaso yabona ko ukwiye gutabara ikazi kagutabara. Imana ni umurengezi mwiza kandi Imana iratabara, ikura ku cyavu kicazanya n'ibikomangoma. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwuka wera nyiribihe, nushaka wururuka data kuko ndakwiteguye. Ndakwingiza papa, yobora iyoborere. Ineze y'Imana iratangaje, ineze y'Imana irahebuje. Umva rero nshuti yanjye, hari irindi jambo nari mbaye mfite, reka twongere dusomere ijambo riri muri n'ubundi ni muri 2 muri Yeremiya ibice 2 guhera ku murongo waho wa mbere kugera n'ubundi ku wa 4. Ongera none usomaho hantu.
Imana itonganyiriza abayuda gusubira inyuma kwabo. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, genda urangururire mu matwi y'ab'i Yerusalemu uti, uku niko Uwiteka avuze ati, nibutse ineza yo mu bukumi bwawe n'urukundo rw'ubugeni bwawe, uko wankurikiye mu butayu mu gihugu kitigeze guhingwa. Isirayeli yari uwera ku Uwiteka, umuganura w'ibyo yungukaga. Abamugirira nabi bose bazabihanirwa, kandi ibyago bizabazaho, niko Uwiteka avuga. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe ab'inzu ya Yakobo mwe n'imiryango yose y'inzu ya Isirayeli. Uku niko Uwiteka abaza ati, gukiranirwa ba so bambonyeho ni uguki kwatumye banyimura bagakurikira ibitagira akamaro kandi bagahinduka nk'ubusa. Yego. Ntibarushya babaza bati, Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa ari he? Niwe waturongoye mu butayu mu gihugu cy'umutarwe n'imyobo, mu gihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu, mu gihugu kitanyuramo umuntu kandi kitagira ugituyemo. Kandi nabazanye mu gihugu kirimo ubukire kugira ngo murye umwero wacyo n'ibyiza byacyo, ariko mumaze kuhagera mwanyandurije igihugu, umwandu wanjye mwawuhinduye ikizira. Abatambyi ntibarushya babaza bati, Uwiteka ari hehe? N'abanyamategeko ntibamenyaga abashumba nabo bancumuragaho, n'abahanuzi bahanuriraga Bali bikurikiye ibitagira umumaro. Nicyo gituma ngiye kongera kubaburanya, niko Uwiteka avuga. Nzaburanya abuzukuru banyu, nimwambuke mufate ku birwa by'Ikitimu mwirebere, mutume Ikedari kandi mwitegereze cyane murebe ko hariho igisa gityo kigeze kubaho. Amen. Amen. Wumirwe kubw'ibyo wajuruwe, ufatwe n'ubwoba bukabije, wihebe cyane, niko Uwiteka avuga. Kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari nge soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshereye ibitega mu rutare, kandi n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Imana itugiriye neza. Shaho we, mbega umubabaro, mbega amarira Yesu afite, Imana Data, mbega uburyo muteye Imana agahinda we. Ariko Data urakoze cyane. Uyu munsi wa none wambwiye kuvuga icyo wavuze. Uyu munsi wa none wavuze ati, hamwe nkuvugiremo mbwire ubwoko bwawe ijambo. Data ndakwinginze. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka nihabwe icyubahiro. Wowe wari umukiranutsi, wowe warasengaga bigakunda, wowe warasabaga Imana bikemera, wowe wafataga ibihe by'amasengesho bigakunda, ariko uyu munsi dore ibyo wamashije kugeraho. Imana iguhaye ubutunzi, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye inzu nziza. Dore none wimuye Yesu, usizemo ubutunzi bwawe. Uwiteka ari kukubwira ngo garukiraho, yewe wa mukiranutsi we, kurikira iby'ijuru, kuko umunsi ugeze. Dore n'uw'ijoro, garukiraho. Uwo munsi Imana yaguteguriye niwe ugiye kugerwaho. Uwo munsi abahemba ibihano bazabihemba, n'abahemba ibyiza bazabihembwa. Uyu munsi Data ari kukubwira ngo garukiraho. Wowe warasengaga ariko uyu munsi ntugisenga. Wasengaga kabiri ku munsi ariko uyu munsi usigaye usenga rimwe ku munsi. Ese ibyo wamenyereje Imana, ibyo wamenyereje Data ari kukubaza ati biri hehe? Uburyo wagiraga urukundo muri ibi bihe, urukundo dore warusize hasi, usigaye wikunda wowe ubwawe, ukanga abana Imana yaremye, ukanga umurimo Imana yagushinze. Ese Data ari kukubaza ngo ese ibyo byose wishingikirije ibikunyaze, none wakishingikiriza kuri iki? Wakishingikiriza kuki? Wakwishingikiriza kuri ibyo yakunyaze? Ese ko ugiye kubikunyaga? Waba uri kubaka etaje, warasengaga, wari umuririmbyi, none ukaba warasenze mu
gusenga ukabivamo, ese wagarutse imbere y'Imana. Data ari kugukenera, data ari kuguhamagara. Ese icyo yakuremeye warakibagiwe? Uyu munsi ntabwo yakuremeye kuba inkozi z'ibibi. Uyu munsi ejo wari umuyede, ejo wari umufundi, ariko uyu munsi uri gutwara imodoka, uyu munsi uri gutwara moto, ariko moto yawe uyijanye mu busambanyi, uyijanye mu bagore. Uyu munsi Imana iri kukubwira ngo garukira aho ngaho, kuko igicuku kiranishe. Data ari kukuburira uyu munsi wa none. Data wowe uri umunyamategeko, ariko ntugica imanza uko bikwiye, ahubwo ubusigaye ubera abanyamafaranga ukarya ruswa. Ariko data ntabwo atanga ruswa, nta nubwo yemera ruswa. Igiye kugukura kuri ako kazi wishingikirije, igiye kugukura kuri ako kazi. Robije tutereveni. Uyu munsi wari umunyamafaranga ushima Imana, ariko uyu munsi ntugishima Imana. Uyu munsi usigaye ushima abantu, kandi ari Imana yaguhaye. Data ari kukubwira ngo garukiraho yewe wa mugabo we, garukiraho yewe wa mugore we, garukiraho yewe wa mukobwa we. Wari umuririmbyi, ariko uyu munsi usigaye wirirwa mu mabwate, usigaye wirirwa mu maroji. Uyu munsi usigaye wurira indege ujya hanze gusambana, ariko data ari kukubwira ngo igicuku kiranishe, garukiraho. Ijoro ribaye ijoro, umucyo gubaye umucyo. Dore ngo izuba n'imvura birarwana, dore ngo izuba n'imvura, izuba n'umucyo birarwana, birwanira wowe ku buzima bwawe. Ese wibagiwe ko data ari wowe wagucunguye? Ese ko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo agupfire? Ese wowe uzapfira nde? Ese niyanga kugutabara wowe uzapfira nde? Robise situterevenia. Ndavugana namwe aya magambo. Uyu munsi wa none ni itariki y'uyu munsi. Uyu munsi uyu muntu uri kuvugira hano kuri YouTube, wimureba cyangwa se ngo umukunde. Kunda iby'Imana ivugana nawe, kunda iby'Imana iri kukubwira. Kandi niba ushaka kumukunda, kunda Imana yamuremye, kuko niyo yamutoranyije. Iyo Mana yamuremye niyo igiye kugutoranya. Iyo Mana yamuremye niyo yari yaragutoranyije. Ariko uyu munsi uri kubaka amazu ukajya kwirarira ku marimbi, aho kugira ngo niyo nzu nziza uyiraremo ukajya kurara ku marimbi. Uyu munsi wa munezero ufite n'uwuhe? Ko data ari utanga umunezero muzima. Wagarukiraho nshuti yanjye. Haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka niryamamare. Ayiwe, amina Kristo. Wowe wa munyamategeko we, wowe usigaye uca imanza ubera, ariko uyu munsi wa none data ari kuvugana nawe. Data niwe wimika, niwe ukura gucava kicazanya n'ibikomangoma. Ese wibagiwe ko ari wowe wakugiriye neza? Ese wibagiwe ko ari wowe waguhaye akazi? Ese wibagiwe amarira wariraga mbere yo kukabona? Ariko dore uri kwitandukanya n'izina ryayo. Usigaye wanga data ukajya mu bibi, usigaye warimitse Satani mu mutima wawe, usigaye waramuhaye intebe ngo nakwiyoborere. Ese wowe wa munyegare we, wowe ko wasigaye wariraga ati Mana uwampereza n'igare byibuza nkajya mu muhanda nk'abandi, uwampereza igare byibuza nkanyonga nk'abandi. None uyu munsi umugore agiye kumfira n'inzara, tubungubu nakora iki? Ariko Imana iguhaye igare, Imana igutambukisha igare, iguhaye moto, Imana iguhaye moto, igutambukisha moto, iguhaye imodoka. Ariko uyu munsi uri kwanga kumvira Imana, ahubwo aho kumvira Imana uri kwimika imodoka mu mutima wawe. Imodoka uyu munsi wa none Imana ibishatse yakora impanuka ukayivamo. Kandi wewe uyu munsi wa none ntugire icyuba kugira ngo uzamenye gusenga icyari cyo, usobanukirwe n'ijambo ry'Imana. Robije situterevenia. Uwiteka nyiribihe arimo araburira abantu biwe bamwumva. Uwiteka nyiribihe arimo araburira abamutegereje, abategereje ubwiru bwayo. Uyu munsi wa none Imana yagiye itanga ubuhanuzi bwinshi. Imana iri kubabwira ati birarangiye. Uyu munsi wa none Imana ibahereza ibimenyetso bitandukanye. Corona yaraje, izindi ndwara zaraje, ibindi byoroze biraza,
ariko uyu munsi ntago mwabyitayeho. Intambara zabaye intambara, ibibazo byabaye ibibazo mu mago, umwana ari kwica nyina, umugabo akica umugore we, umugore akica umugabo we, ariko ntago muri kubibona. Ariko data araje. Robize zitute, robize zitute. Aiwe Kristo data. Uyu munsi bavuze itangazo rivuga ngo umunyamasengesho azaba igicibwa, insengero zizafungwa. Oya robize zitute. Aiwe Kristo nyiribihe, urakoze cyane. Robize zitute revene. Kuki mutakurikira ibyo bimenyetso byose, mumenye ko isi irangiye. Aiwe Kristo we, yasizeho ibimenyetso byo kuvugurura imihanda, yasizeho ibimenyetso bitandukanye byinshi, ariko ntimwabiteze amatwi, ahubwo muri gufata iby'ibindi bitemewe mukabyimikamo imitima yanyu. Ariko data araje ngababurire ngo araje ageze ku marembo, ari gukomanga, nimufungure imitima yanyu, nimutegure izo nsengero mwasibya mu mitima yanyu, ngo rega nta rusengero azababaza, ahubwo azababaza uko mwanduje imitima yanyu. Robize zituterevene. Wa murozi we data yarakubwiye ati reka kuroga, aguha iminsi, akwereka ibimenyetso, ariko uyu munsi wanze kurekura uburozi, wanze haleluya. Uyu munsi ni itariki ya nyuma, uyu munsi ni ubuhanuzi bwa nyuma butambutse. Data ari kukubwira ngo ari ku marembo ari kuza. Ese wa mukobwa wowe wihebeye gushaka, ese uri kubona gushaka ari byo bya mbere? Shabanza ushake Yesu ho gushaka umugabo. Umugabo wa mbere ni Yesu, umugabo wa mbere ni ushoboye byose, uwo ni umugabo Yesu. Uwo muyobozi wa mbere data ari kugusaba gushaka. Banza ushake Kristo nyiribihe, banza ushake Kristo, umufate nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe, maze nurangiza usukura urwo rusengero, maze yinjira gutegeke, maze akwiyoborere. Data niko akubwiye. Haleluya Kristo nyiribihe, ndagushimye cyane. Aiwe wewe wa mudamu we, cyangwa se wa mufiyemeri we, cyangwa se wa mukobwa we, wabaye uri iwanyu barakwanga, baguta ku gasi, baragusuzugura, bagufata nk'udafite umumaro, bagufata nk'insuzugurwa mu muryango. Ariko data ari kukubwira ngo kubera igicuku wihanganiye, kubera igikombe wemeye kunyweraho cy'umubabaro, aiwe data arambwiye ngo araje kugutabara. Uwiteka arambwiye ngo araje kugutabara, yururutse ku bwawe, araje agutabare, araje aguhereze icyo wasabye, araje aguhereze icyo uri kushaka mu mutima wawe. Aiwe Kristo nyiribihe, data urakoze cyane, shimwa cyane kandi himbazwa. Wewe wa mukobwa we, wibagiwe ko data yakugiriye neza, wibagiwe ko mu gihe wari umukobwa wasabaga umugabo, ariko uyu munsi umugabo waramubonye, ariko uyu munsi uramufata ukamusuzugura, uyu munsi uramufata ukamwima agaciro, uyu munsi ukamufata nk'icyo ntazi. Uyu munsi data ari kukubwira ngo garukiraho, kuko uwo mugabo yaguhaye si uwo gusuzugurwa. Amen, haleluya.
Imana yacu nishimye cyane, Imana yacu nihimbazwe cyane. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbwira abarwayi abarwaza barwajije abarwayi muri CHK, ndagira ngo mbabwire uyu munsi wa none nibakomere kandi bashikame basenga Imana Data yo mu ijuru. Imana ishoboye byose, nikura ku cyavu kicazanya n'ibikomangoma, kandi ivura indwara zitaboneka n'iziri kuboneka, ivura indwara zidakira, ibyananiranye, diabete n'imivuduko, izo ndwara ziri mu mubiri zitafitiye ibisubizo. Data ngo azifitiye ibisubizo. Nimuhumure, nimuhumure, mwikangwa n'umutogoto wa Satani, mwikangwa n'umuhindo. Umuhindo wa Satani ntuzagira icyo batwara. Uwo ni umuhindo gusa, ni igikango gusa Satani abashiramo, naho ngo ntabwo yashobora kunesha ubwoko bw'Imana, ngo nta na hamwe yabuhingukiriza, ahubwo ubwo uwo ni umutontomo wayo. Ariko Data arakubwira ngo uyu munsi uwo mutontomo irawuciye. Ikomeze ibane nawe. Amina Kristo. Ndavugana na John uri mu gihugu cyo muri Amerika. Yageze mu gihugu cyo muri Amerika, yagiye gushaka akazi karabuze, ubuzima bwamubereye ubuzima. Ariko uyu munsi Data ari kumubwira ngo komera ushikame, ari kumwe nawe. Aho kurara hakubereye ikibazo, ugiye kuba mayibobo, ariko Data ari kukubwira ngo komera shikama, ari kumwe nawe. Data arambwira ngo nkubwire ngo komera kandi ushikame. Uwo ni umutontomo gusa wa Satani, kandi nkubwire ngo uwo ni umuhindo gusa, ariko ntacyo azagutwara. Amina Kristo, haleluya. Yewe Yesu we Kristo, amena. Imana iri kumbwira ngo mbwire izina Evariste wowe uri mu gihugu cyo mu Burayi. Imana iri kuvugana nawe ati komera. Data ari kukubwira ngo ukomere, wikangwa n'ibitonomo ya Satani, wikangwa n'umuhindo wa Satani. Uwiteka ari kukuburira ngo wongere bya bihe byo gusenga. Wowe wagiye mu vugabutumwa, ariko uri kubona ivugabutumwa ryakubereye imbogamizi. Wowe wagiye mu vugabutumwa ukabona ivugabutumwa araricumuriyemo. Data ari kukubwira ngo ibyo warebesheje amaso, ibyo abo bana biwe bakora ntago ari byo yabatumye, ahubwo bafungure imitima maze bumve icyo Data avuga. Nibumva icyo Data avuga, kuko ari kumwe nawe. Amena, haleluya. Mvugane n'umuzungu nkurikiranye, mvugane n'umwirabura nkurikiranye, uri mu bihugu bya kure. Wowe uri kubona ubuzima bugucanye, uri kubona imibereho ibaye imibereho, uri kumva wahunga mu gihugu cy'iwanyu ukajya mu kindi gihugu. Data ari kumbwira ngo ayiwe robizesi tuterevenia, umurenge icyo gihugu nicyo izaguheramwo umugisha. Komera kandi ushikame. Data arongera arambwiye ngo ongera ibihe byo gusenga, kuko icyo nicyo gihe cyo gusubizwa, icyo nicyo gihe cyo guhabwa amahoro n'imigisha. Data nikambwiye. Imana ishimwe, reka ntuze, ariko Imana Data ntikomeze gutuza, ikomeze tubere maso, ikomeze tugire kuruga. Amina. Urakoze. Ndavugane n'umukobwa witwa Aline. Wowe waba uri kurira indege ugiye hanze, waba ugiye mu gihugu cyo hanze kurangura, waba ugiye mu gihugu Dubai, ariko Data ari kukubwira ngo uki wataye Imana ukayibagirwa. Uwiteka ko ari kumwe nawe, Uwiteka ko agendanye nawe, Uwiteka ko yakugiriye neza, ukaba waramuteye umugongo, wagarukira aho ngaho. Amina. Rabejezi tuterevenias. Urakoze Mana nyiribihe, ushimwe cyane. Imana yacu nishimwe. Ndavugana n'abari mu gihugu cy'Ubuhinde, babuze uko babigenza, hari ababuze amatiki we. Haleluya. Ayiwe, ndababona murababaye, amarira ni menshi, ibibazo ni byinshi. Hari n'abari kwiga muri icyo gihugu cy'Ubuhinde, ariko bari kubona ari ibibazo bikomeye. Ndagira ngo Imana Data irababwiye ngo nimwakire ubwenge n'ubushishozi, dore icyo gihugu yabajanyemo
n'icyo gusobanukirwa n'icyo kumenyerwa mu bwenge maze mukamenya uko muri byitwaremo. Imana irambwiye ngo iri kumwe namwe aho hantu mwicaye. Amen. Irakoze cyane, nishimwe cyane, nihimbazwe cyane. Wowe wa mukobwa uri mu gihugu cyo mu Buhinde, wabuze amatike gakugarura, wabuze uko wabigenza, wabuze ayi wowe kwicuruza waricuruje ariko ntiwabishakaga, ariko byaranze kuva muri icyo gihugu. Data arambwiye ngo araje agukureyo, akira amatike, akira ibyo uzatahana uvuye muri icyo gihugu. Uko wabonye bigukomereye ntariko data bizamukomerera. Arambwiye data arambwiye ati ibyo ni nk'amazi, utwo tubazo twawe ni nk'amazi kuri yo yaremye ijuru n'isi. Tihumura iri kumwe nawe, ryamusinzire wumva ko Yesu ari uri kukurindira muri icyo gihugu. Uyu munsi uba warapfuye ntubukibuka, utekereje ibyo wagiye uranyuramo n'ibyo wagiye urahura nabyo. Data arambwiye ati komera, ntiwibagirwe aho yagukuye, komera ukomeze umwizere niwe uzahagukura. Amen. Imana ishimwe cyane. Darangije. Kozi Imana iguha umugisha. Amen. Reka dusoreze aha ngaha. Amina Kristo. Imana ishimwe cyane. Amina Kristo. Alleluia. Shimwa himbazwa Mana. Urakoze cyane. Amina 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 amina. Yego papa urakoze. Komeza kubana nanjye. Urakoze kunshigikira. Urakoze kumbera amaso. Reka dushime Imana ko ibanye natwe muri uru rugendo. Uyu mwanya ko reka dushime Imana ko ikomeje kuturindira aho twicaye. Urakoze Mana, turagushimye cyane, turakunezererewe, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye ko ukomeje kubana natwe, turagushimye ko ukomeze kugendana natwe. Uwiteka nuhabwe icyubahiro, wera wa Isiraheli. Abumvisha aya magambo Mana nukuri ubahereze kwisubiraho, ubahereze kugendera mu nzira yawe, ubahereze kuyoborwa nawe, kuko Imana ishoboye byose, kuko Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Reka ntuza ariko wowe nutuze ukomeze kubana natwe nanone n'iteka ryose nibe bidashira. Amen. Kozi Imana waduha nimero wagukenera akaba yaguhamagara. Yego, Imana ishimye cyane. Nimero yanjye ni 07 8 pardon 07 8 kabiri 07 2 46 06 07 344. Imana y'amahoro iguhe umugisha, wakoze kuza kumvira Uwiteka. Murakoze cyane.